Hello guys, byashobora ko nawe waba ukoresha Facebook ariko ukajya ugira iki kibazo, waza ku mwirondoro wawe cyangwa inshuti yawe yaza ku mwirondoro wawe ugasanga abandi bantu bagusharinzeho amavideo yabo n'amafoto yabo, wowe ibyawe ukajya ubibona bikugoye. Rero yaba ari nk'umuntu uje kugushaka agahita bimugora kukubona, cyangwa se ugasanga bagusharinzeho nka video mbi zikakubangamira ku buryo n'abantu bashobora kugira ngo ni wowe wazishizeho. Hari igihe bamwe muri twe bahita basiba Facebook bagahita bafungura izindi bakaba batakaje inshuti zabo kandi byari ibintu byoroshye. Humura, niba ugeze kuri iyi video ikibazo cyawe kigiye gukemuka. Icyo usabwa ni ukureba video kugera irangiye, kuko ngiye kukwereka uburyo wasibaho aya mafoto n'izi video bagusharingiye ku mwirondoro wawe. Then niturangiza turahita tujya muri settings za Facebook duhite dufunga kugira abantu batazongera kudusharingira ku mwirondoro. Niba ubwa mbere ugeze ku YouTube channel yitwa Mr Pierre, ndakwibutsa gukanda subscribe maze ufungure n'inzogera kugira ngo ibyiza byose bibera kuri YouTube channel bijye bikugeraho ku gihe. Kuko tugiye gukora video zigisha uburyo wakoresha imbuga nkoranyambaga neza, umutekano wawe ukaba wizewe kandi ugakurikirwa n'abantu benshi. 3, 2, 1. Let's go. Uraza kuri Facebook, uyifungure, uhita uza ku mwirondoro wawe, ndakeka aha ku mwirondoro muhazi, uhita usikororinga urebe za video baba barasharinze ku mwirondoro wawe. Reba nk'uwo muntu yasharinze aya mafoto yo ku mwirondoro wanjye. None icyo turakora, turaza ahangaha ku tudomo dutatu tuhakirike, urahita uza hano kuri aka kantu aka ngo I don't want to see this, uhite wemezaho. Uraza hano kuri remove tag, ukanda kuri remove tag, urahita uza naho hasi naho uhemeza, ndetse dusubire inyuma turefreshinge Facebook yacu turebe ko ya foto yavuyeho. Urabona ya foto ntayigihari, tugiye gusiba n'iyi ngiyi. Ndakeka bwa mbere mwayibonye ariko reka nongere mbibereke. Turaza kuri utu tudomo dutatu, duhite tuza ahangaha kuri I don't want to see this, uhite uza kuri remove tag uhemeze, uhite uza no hasi yaho naho uhemeze. Reka turefreshinge Facebook. Urabona ko za video na ya mafoto bari bansharinzeho ntabigihari. Ubu mwirondoro wanjye usigayeho ibintu nishiriyeho njyewe gusa. Ndakeka ibi tubibonye, mbibutsa kureba hari link iri muri description y'iyi video ya group ya WhatsApp y'aba content creator bakizamuka. Ushaka nawe wagenda ukinjira ugafatanya nabo kuzamura imbuga zawe. Niba wakunze iyi video ndakwibutsa gukanda like na subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana no mu zindi video za buri munsi. Mureke turebe ikindi kintu nari nabemereye cyo gufunga umwirondoro wacu, ntihagire undi muntu wemererwa gupostinga ku mwirondoro wacu usibye twebwe gusa. Uraza ahangaha ku tudomo dutatu ahangaha, urahemeza, uhite usikororinga uza hano handitse setting, urahita wemeza ahangaha handitse setting. Ahangaha urahita usikororinga ushaka ahantu handitse ngo profile and tagging, ndakeka uri kuhabona aha. Profile and tagging, ubu tugiye guhagarika abantu ntibajye badupostingira ku mwirondoro wacu. Noneho hano uri kuhabona utuntu twinshi, akantu kari kuvuga ako tugiye kurebaho ni akangaka. Ako tugiye kurebaho ni akangaka.
ngo who can post on your profile, ninde ushobora gupostinga ku mwirondoro wawe. Uri kubona hano hemejeho friend, niyo mpamvu inshuti zacu zadupostingiraga ku mwirondoro wacu. Uraza uhita uhemeza, urahita hano uri kuhabonaho friend na honor me, uraza uhite wemeza kuri honor me. Ni njyewe wenyine wemerewe gupostinga ku mwirondoro wanjye. Urahita ukora save, ube urasoje kubyemeza muri phone yawe. Ndakeka muri kubibona nta kigoranye kirimo rwose. Urabona honor me yamaze kugeraho. Hano bayikubwira ngo ninde ushobora kubona ibyo abandi bapostinze ku mwirondoro wawe. Ibyiza n'ahangaha waza ukahemeza, ugahita ushiraho honor me, ugahita saving. N'utu ngutu ushaka wagenda utunyuramo, ariko sinshaka ko video iba ndende. Ndakeka inzira wazibonye, nawe uragenda urebamo izo ushaka gufunga, zirahari ni nyinshi. Ariko icy'ingenzi twagisoje. Mbibutsa kureba link ya WhatsApp group yacu y'aba content creator bakizamuka, twafashanya tukazamura YouTube yacu n'izindi mbuga zose tuba dukeneyeho aba followers. Murakoze, reka tuze guhura mu yindi video. Hello guys, ese nawe wajyaga ugira iki kibazo ugasanga niba ufunguye data wajya kuri WhatsApp ugasanga ibintu byose byo mu magurupe by'idownloadinze byuzuye muri telefone yawe, cyangwa se ukabona buri muntu wese agushyira muri groupe ya WhatsApp uko yiboneye? Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wahagarika ibi bintu kugira ngo ikintu cyose kijye kibaho ari uko wowe wabishatse. Icyo usabwa ni ukureba video kugera irangiye, kuko turabirebera hamwe kandi